Abacungagereza 225 barimo abakobwa 28 bagaragaje uburyo batojwe kugendera hamwe basagusanya ndetse n'amasomo bahawe bemeza ko byose bizabafasha kuzuza neza inshingano binjiyemo uko bikwiye. Ko ahangaha naboneye amasomo yo kugorora abagororwa, kwita ku burenganzira bwabo, kuko buriya nubwo nabo ari abanyabyaha bakoze ibyaha ariko baba bagomba kugarura ubumuntu bakagororoka, bakabamo muri gereza atari ukugira ngo babemo gusa hariya, ahubwo bakagira n'ibyo bahakura, bakavamo ari abantu bagaruka muri sosiyete nyarwanda, ari abantu bazima. Cyambere no kugenda twigira kubo dusanze, cya kabiri no gukurikiza ibyo twigiye hano, cya gatatu no guharanira uburenganzira bw'abagororwa ndetse no gukunda umurimo n'igihugu. Aba 225 baje biyongera ku bandi bagera ku 1600 basanzwe muri uyu mwuga. Komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa CG George Rwigamba avuga ko igihe cy'amezi 9 bahawe amasomo azabafasha gukora kinyamwuga. Inyigisho zo bahabwa nizigendanye n'umwuga wo gucunga amagereza, zirimo zigendanye n'uburenganzira bwa muntu, zirimo uburyo bwa prison management, gucunga amagereza, ndetse n'ubunyamwuga nyine bw'umucungagereza kugira ngo ashobore kuzuza inshingano ze mu bigendanye n'amategeko. Ariko bakigishwa nanone no gukoresha ibikoresho by'ubwirinzi bya gisirikare, bwo no kuvuga imbunda, bakigishwa nanone n'uburyo bwo kuba bahosha imvururu zishobora kuba zabaho ku magereza, bakigishwa na discipline igendanye n'umwuga wabo. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yashimye abasore n'inkumi biyemeje gukorera igihugu biciye mu mwuga w'ubucungagereza. Kugorora imfungwa cyangwa umugororwa agategurwa kuzasubira mu buzima busanzwe hagamijwe kumufasha kuzagira icyo yimarira igihe arangije igifungo ntasubire kwishora mu byaha, bisaba kugira abacungagereza b'umwuga. Ni ngombwa rero kongera ubumenyi n'ubushobozi abakozi b'urwego. Minisitiri Businge yanasuye ibikorwa bitandukanye bifasha mu migendekere myiza y'amahugurwa, harimo n'amashuri arimo kubakwa mu kigo cy'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Abacungagereza 225 basoje amahugurwa ahanga mu karere ka Rwamagana, batangiye ari 230, 4 bavamo bitewe n'ibibazo by'uburwayi, umwe aratoroka. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Rwamagana.